ntibibatangaze titangazo ko ariyo niko tumenyereye ko amatangazo azaza nyuma, ariko turaribanje kubera ko abantu bashobora kugenda kandi abantu nibo dukeneye ko bumva amatangazo. Reka nanone nongere mbashimire kubwo kubana namwe muri iki gitaramo. Mu by'ukuri munsi kaka yitaba Imana twahanyujije amatangazo, bandi barabatelefone, yewe hari n'abandi batatelefone ariko nanone bagiye bamenyera amakuru ku bandi. Kuva uwo munsi hari abaje mu ijoro ryo kuwa gatandatu kaka amaze kwitaba baratabara, abandi baza ku cyumweru. Twatangiye gutarama ku cyumweru, hari abantu twabanye kuva ku cyumweru kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza kuri uyu munsi. Turabashimiye. Nta yindi mvugo twakoresha irenze iyi ngiyi, ariko ubu nanjye nabonye iki kintu ko ari cy'agaciro abantu kubana nabo igihe mwabuze umubyeyi yatashe. Kozi b'Imana, bana bacu, bashiki bacu, ababyeyi bacu, abaturutse hirya no hino, turabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Natwe tuzabitaba, haba mu byiza haba mu bikomeye, natwe tuzabatabara. Ikigira kabiri ngira ngo nanone ndimwibaza utese karashimira abantu tutarasoza, ndaza kurigeraho. Turashimira nanone itorero rya Restoration Church, nubwo mushumba ariho ariko kandi nanone ni byiza iyo abantu babakorera ibingana gutya. Turabashimiye abari hano n'abatari hano, muzabatubwirire ko twabashimiye nubwo tukiri kumwe. Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi abaririmbyi ni abantu beza baza birukana ibintu byinshi. Mwari mubonye namwe n'imbehize, sinzi ukundi imbehiza yamayiruka, kandi imbeho n'ibindi byose biza bihunga indirimbo. Abantu bose twavuganye nabo nta bantu badutengusha. Noneho nanjye nabonye ko nibazoza bantumira sinzobatenguha kabisa rwose pendi, tukaza dutenguhana. Nubwo ntabwo ndatenguha, ariko nabonye ko ari byiza utumiye umuntu akakwitaba, nawe ugomba kumwitaba. Turabashimiye abatangiye uriya munsi kugeza uyu munsi, noneho banye bahurirana uyu munsi, ndagira ngo bawumenye nubwo ntarawuvuga. Mwagize neza, Imana ezo mugisha. Nanone turashimira ubuyobozi. Nuko niba hari uburyo bwo kwandika, umuntu akandika rwose kandi ningako natekereje, nagumye ndekereza mu mutima, ndavuga ndariko ukugushima ko kuragera kubo twadushimira. None numva gatima nicomba nimero nze kwandika message nshimire ubuyobozi bwaduhaye iki kibanza kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi. Bayobozi beza, titubikabije, biragaragara pe. Hari ibyo umuntu azavuga bakavuga ngo yakabije, sinakabije. Iki ni ikintu kidasanzwe, umuntu wese agera hano agatangara, kandi ahantu bahaduhaye tutahasabye. Iki nico kibatangaza, ndaho bamye babyerekwa babona ko ariko bigomba kumera. Imana ibaheze umugisha. Bayobozi turabashimiye pe, natwe tuzabagandukira. Icyo cyo turakibijeje, nubwo dusanzwe tuganduka, tuzongeraho nyine andi manota. Turabashimiye. Icyatumye dutangaza itangazo mbere, ngira ngo twari tugize iminsi tubabwira ko tuzababwira amakuru y'ikiriyo cyane, tuvuga ko tuzabivuga ejo. Twagiye tubitangaza n'izi za kamera nazo zitwara ibindi byinshi vuba, ndabivuga ibyo navuze nyine ku mpamvu. Twari gusoza, ariko si ugusoza, ni uguhagarika. Twararebye tubona abantu baradutabaye rwose, kandi bibaye si twe twenyine. Murabizi ko turi mu kubura abantu, tukaba dufite ababyeyi, inshuti, abavandimwe bari hanze, tugategereza ko bari buze. Ubushize hariho ikiriyo twamazemo ibyumweru 3,
tuza kugisoza ku cyumweru cya kane, kubera ko twari dutegereje turabarinda nyine. Haba hariho ibintu bimwe by'agaciro uba ubona ko bitokorwa abandi batarahagera. Noneho tubibonye turavuga ngo nta kitarusha buriya no gusenga rimwe na rimwe ku bantu b'abanyantege nkariko tibiza birusha, biza bitera imbaraga, ariko guterana gutya ku wa mbere ku wa kabiri abantu baye baza iyo birusha bikarusha. Kandi nanone tugenda n'abandi bitaba. Tumaze kwiga nk'umuryango twabonye ko twaba duhagaritse kugira ngo dutegereze abo bavandimwe n'ababyeyi bacu bazaza kugira ngo tuzaje gushingura umubyeyi wacu. Dufata umwanzuro ko twaba duhagaze uyu munsi, ariko nanone tuzabamenyesha igihe cyo gushingura umubyeyi. Dore ikoranabuhanga ryaraje kandi ryaroroheje ibintu, ntituzibagirwa, tuzababwira. Kandi muzatwitabe nanone uko mwatwitabye, ko mwatugenjereje mukatwitaba, rwose muzasubire mutwitabe kugira ngo nanone tuzagere ku ntambwe ya nyuma yo gusezera umubyeyi. Imana ibafashe, Imana ibahize umugisha rwose pe. Naho abandi bagize komite yo gutegura ibi ntiduhagaritse twebwe, nabyo reka mbitangariza ahandi abuze ubimenya, tuzakomeza kuzageza uriya munsi. Imana ibahize umugisha. Reka dusubize umuyobozi wa gahunda. Umushumba arakoze. Ako nari nibagiwe gusura umubyeyi, twe n'umubyeyi rwose murabyumva namwe. Karibu cyane, tuzabakira nta kibazo kihari, hatagira uza kubwira abandi ngo ndimukagende ngo bararangije. Oya, dore umuryango urakinguye, mukomeze muze mudusura kuzageza kuri uwo munsi. Ubu urugendo mfite ngo kujya mw'ijuru, umukiza ntiyari nanjye urugendo mfite nubwo kujya mw'ijuru, urugendo mfite nubwo kujya mw'ijuru, umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujya, umukiza ntiyari umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujya, urugendo mfite kujya mw'ijuru, umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujya, urugendo mfite nubwo kujya mw'ijuru, umukiza ntiyari umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujya, urugendo mfite urugendo mfite nubwo kujya mw'ijuru, umukiza ntiyari umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujya, umukiza bagize zamurima zanyigishiro, zanezezwa n'ukwa niwe waguze amaraso. Haleluya. kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi we, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, kwa Yesu Yesu dufite ubutware,
mwami wacu yesu we nawe muyo kubw'imbaraga ze pendekezo gato murasubira muvuge ngo mwijuru ni igihugu yego umugabo witwa Mujogo umubembe umupasiteri wa kera baramubwiye agiye gupfa ngo nagira icyo avuga aha yarabyana harambwira ngo ntaca avuga baramuhata ngo nagira icyo avuga arabwira ngo ubwo mwampase arabwira ngo mbingu ni inchi yangu arabwira ngo mwijuru ni igihugu canje aracikana mw'ijuru ni igihugu cyacu ayiwe mama mw'ijuru we ni igihugu cyacu tuzuye mama mugiye tuzakigeramo ijuru ni igihugu we n'igihugu cyacu we mugiye tuzakigeramo sawa sawa ijuru ni igihugu n'igihugu cyacu we mugiye tuzakigera tuzahimbaza tuzaririmba 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 twese urufaya we tuzaririmba 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 zabanesheje hari igitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje we hari igitondo cy'ubugingo icyo gitondo kizaba gihebuje hari igitondo icyo gitondo hari igitondo icyo gitondo hari igitondo we icyo gitondo ay hari igitondo kizaba gihebuje ay hari igitondo icyo gitondo kizaba gihebuje hari igitondo icyo gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramwa ay kizabamo we igitaramo kizataramwa kizaba kiyobowe nuwera indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo iyo munsi ni umwana w'intama kizaba kiyobowe nuwera indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo iyo munsi ni umwana w'intama indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo Mana nyiri bihewe
iya Mose niyo mwana w'intama indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama tuzaririmba 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 testifya tuzaririmba 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 testifya tuzaririmba 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 testifya Fita amatsiko tuzaba muri ico gitaramo mfite amatsiko tuzaba muri ico gitaramo twagere mfite amatsiko we tuzaba muri ico gitaramo nzabona na Yesu kambere mwari zanesheje isi nzabona na Yesu kambere mwari zanesheje isi abo bose barize kwizera nimbabona abo bose barize kwizera kwabo sawa abo bose barize kwizera kwabo nimbabona tuzaririmba 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 tuzaririmba